Guys ngwaye ikaze kandi ndagushimiye wese mukurikira YouTube channel yacu Online 250. Guys wiyumvemo ikaze kuri no YouTube channel yacu kandi umenye ko ibintu tukugezaho biba byizewe 100%, ndetse tukanabikwereka muri video ko byizewe kandi bikora. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko wareba amanota y'umwana wawe, y'inshuti yawe cyangwa se y'undi muntu wari we wese ushaka kumenya amanota ye. Guys ikintu cya mbere bigusaba ni ugukora subscribe kugira ngo nese nihindura update ubundi uzabashe kuzibona mu ba mbere. Guys icya kabiri ni ukureba ino video utaza gucikwa step turi buze gukoreramo. Icya gatatu ni ukuba ufite code y'umwana ugiye kurebera cyangwa se y'umunyeshuri wari wese ugiye kurebera. Ufite na internet itari nyinshi pfa kuba ufungura data ukabona SMS ziza zo kuri WhatsApp, izo zonyine ziba zihagije kugira ngo ubashe kuba wabona ayo manota. Guys ngiye kukwereka uburyo bubiri ushobora gukoreshamo ureba ayo manota nawe ukabasha kuba wayabona mu ba mbere. Guys nkuko nabibabwiye ku itariki 17 nababwiye ko nesa izasohora amanota ku itariki 19, ubwo ngubwo mutegereze video ya update niza kuramuka iba cyangwa se nibaramuka bayishyize hanze iyo update yindi ndahita nza kuyibageza. Nta gutinda ndahita mbagezeho video ako kanya byihuse. Icyo usabwa ni ugukora subscribe ugakora no kuri all notification kugira ngo uze kubona iyo video ko nyishyizeho ubashe kuba wabona ubwo buryo. Guys nk'ibisanzwe urahita uza muri Chrome, nuza muri Chrome uze hano kuri search urasacingamo amagambo ngiye kukubwira, urasacingamo aya mbere urandikamo ngo Nesa Rwanda. Niwandikamo Nesa Rwanda bahita bakugeza kuri dashboard imeze gutya. Urahita ukanda kuri Nesa ino ya mbere yanditseho Nesa yonyine, nuyikandaho uragera kuri dashboard yindi imeze gutya. Uri kubona bimeze gutya nta kintu wabonamo. Hari abantu rero bageze video hano bagahita bayikupa ngo ubungubu ngo birabaye ngo kuri Nesa ubwo nahageze kamanota ndabonye. Gusa nyine ntago biba bibaye, ahubwo uhituza hano hejuru ku tudomo dutatu cyangwa se uturongo dutatu niko mu kinyarwanda batwita. Ugahituza hano uri kubona ahantu hambere ngo about Nesa, mandate cyangwa exam result, services, announcement, news ndetse na resource, exam process search. Ahangaho usacingamo ikintu ushaka. Gusa twebwe tugiye gusa kureba cyangwa se tugiye kwiga kuri Nesa result cyangwa se exam result. Ahangaha turakanda then tuhakanda barita batugeza kuri dashboard imeze gutya. Ubu ni uburyo bwa mbere ndi kukwereka. Hano hari ahantu handitse ngo enter the index number. Hano hari get result, primary and O level ndetse na advanced level. Niba ari umuntu wo muri primary ugiye kureba cyangwa se wo muri ordinary level, O level ariyo bita O level, urahita uza ukande hariya hejuru kuri primary and O level bise ubururu. Hano hirya muri advanced level urabizi nago amanota yabo arasohoka, gusa naho aba hari uburyo barebamo ayo manota. Urahakanda rero uri kubona ho hano hejuru uhashyira code y'umunyeshuri then ugashyiramo irangamuntu. Wamara gukanda ku irangamuntu cyangwa se wamara kwishyiramo ugatukana kuri get result. Guys nk'ibisanzwe rero twebwe tugiye kurebera umwana wo muri primaire cyangwa se wo muri O level. Guys reka nze hano kuri primary and O level. Ikintu bigusaba ni code rero ngiye nyifite kuri WhatsApp, reka nze nyirebe nyirye copy ubundi nyijyanemo ndebe koko niba bikora. Nimara kuza hano ndahita nkandamo yes nkande paste, ninkanda get result negereze dutegerezemo gato biterwa na internet ufite ukuntu imeze. Uri kubona barahise bambwira ngo enter a variable a valid student index number. Iyi index number nsizemo nagiba, gusa byashoboka ko nasizemo abantu benshi. Reka nshyireho 8 I mean 12 ndebe cyangwa na gatatu nkande kuri get result. Yes uyu mwana banzaniye candidate yitwa Ishimwe Obed mentions yarapasinze registration cyangwa se namba ye ni ngiyi, school years yakoze 2024. Kuko abanyeshuri rero bo mu mwaka wa 2024-2025 amanota yabo atarajya hanze, ariko nayo azajya hanze ku munsi w'ejo. Impamvu rero ni uko uyu mwana yakoze umwaka ushize, niyo mpamvu twifashishije index number ye kugira ngo tubashe kuba twayireba. Guys nkuko mubibona rero uyu mwana yari afite amanota atari menshi adashimishije, gusa reka turebere n'undi. Iki ni ikigo mfuye kugeraho mpfa gukorera, gusa hano kanze kiremo
nka nimero 45 nkande kuri get result. Uri kubona uyu nguyu nawe yitwa Tuyisenge Ange Kevin. Tuyisenge Ange Kevin nawe uri kubona ntabwo afite amanota ahagije, ari kubura amanota menshi, gusa nyine uri kubona amanota aragaragara, bakakwereka ikigo ndetse bakakwereka n'aho umunyeshuri aziga. Ni ubu buryo bwa mbere rero. Ubu buryo ni ku mwana wa primaire. Kanze ndebe muri O level niba nafomburanya bigakunda. Aha ngaha handitse PR ndahita mashyira O level, then nimara kuhashyira O level mpite nshyiraho umubare 15 turebe ko sorry gato. Yes guys, reka tubireke kugira ngo video itaza gutinda, ahubwo nkwereke uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa kabiri rero uraza hano wandike ngo sdms.gov.rw/result nk'uko ubibona. Sorry gato, nk'uko ubibona hano muri search nabisacinze ibintu nguha mbanza nanjye kubitestinga. Uraza usacingemo uko nguko, then numara gusacingamo uko nguko urahita ugera kuri dashboard imeze gutya. Akenshi nuzajya ugera kuri dashboard imeze gutya guys, ikintu cya mbere uzajya ureba, kanze nkore zoom urebe. Uri kubona hano ahangaha kuri SDMS, uri kubona ahantu handitse ngo SDMS akako hasi SDMS HTTPS. Nuzajya ubona habanza HTTPS hariho S, aba ariyo uzajya ukoresha kuko iriya S ivuga security. Ibyo bintu biba byizewe. Naho nuzajya ubona izitariho S ntukazajye uzikoresha kuko ntago ziba zizewe, bashobora no kukwejyanira amakuru. Guys, urahita uhakanda tayariho, ukihakanda bakugeza hano nk'ibisanzwe. Niba kugeza hano, ikintu uri bukore rero ni ukuza hano nk'ibisanzwe n'ubundi nkuko nakweretse muri buriya buryo bwa mbere, ugashyiramo kode. Turabere umunyeshuri wa 35 ugakanda result. Uyu munyeshuri nawe uri kubona iki kigo kirantunguye. Iyi kode ni umuntu nyatsi cyangwa se ni umuntu yimaye, gusa iki kigo cyo kirantunguye, aba banyeshuri ntibabaho. Guys, ni uku nguku bareba amanota. Buri munyeshuri wese ushobora kumurebera amanota muri buno buryo uwo ari we wese, gusa nakubwiye ngo ukore subscribe kugira ngo tuzabashe kubana cyangwa se kugira ngo tuzabashe kureba indi video, tuzarebe indi video yes bazashyiraho ejo, cyangwa se indi video yerekana update izaba yasizeho. Guys, niba ugeze hano ukireba video andika muri comment ngo uzayidukorere. Wakoze kureba ino video.